ariko se mutware wanjye uyu munsi ko mbona wihubabaye byagenze gute? Ahora ni kimwe ntabwo meze neza gusa ntabwo ubona kuva mu gitondo ko niba meze neza koko. Nyine byagenze gute? Rega impamvu ndi uruhande rwawe ni ukugira njye ngufasha mu byiza no mu bibi. Wambwira ukanyisanzuraho. Ndabyumva ariko rero ntabwo so mbikubwira koko. Akomanda. Karame. Bibaye ubwa mbere n'ubwa nyuma ngiye kukubwira ikintu gikomeye mu buzima ntigeze nkubwira. Yego. Wumve ngo nibanga kandi ugomba kubika ntasagira undi muntu ubyumva. Ngize undi muntu ubyumva ubwo nyine nge nawe twite dutandukanye. Wumve ngo ni ikintu gikomeye kitari cyaba n'ukundi muntu usibye ngewe nyine. Sheri byagenze gute? Reka rero musetse ako biranababaje. Kire gutya mu gitondo niyo mpamvu ubona ngubu nyine ubona kameze neza pe sibyo. Kire gutya mu gitondo cyo mu bwiherero muri toilette kamivuga mu byumva neza. Yego. Nari ngiye gukora ibikomeye gusobanurira. Nyine nagiye muri toilette ndikanira umva ndongera ndikanira kugira naho urutirigo mu rwende kuza aho kuza umwanda nitunije. Ariko Sheri ntabwo mbasha kubyumva. Niba umuntu w'umugabo ageze aho yikanira akikanira iki? Nyine urwanyumvishe niyo mpamvu nyine ari ibanga nyine. Twese papa tuzerekeza hehe? Ntabwo uri kubyumva. Nzi ko numva utari Sheri birababaje. Nyine birababaje niyo mpamvu nyine bakubwiye ngo nibanga tingera aho tugomba kubimenya. Ntabwo nabyumva. Binteye n'ubwo. Oya Sheri. Ese rero bari ikintu gikomeye. Nibanga niyo mpamvu mubwiye ngo nibanga ngomba kuribika nijyanje nawe. Nimba nitumye igihe nta wundi muntu birabaho. Numva ni ikintu nakoze nanjye kidasanzwe. Ndaribika gute? Basi ndagerageje mama inama. Uvuga ikintu nashaka nicyo ngicyo. Ureze ubike no mu nda no gutumbura ngo pawo. Zirisohoke. Ntabwo basi ndabibika ariko ndagisha mama wanjye inama. Ntabwo ndashaka ko ari ubimenya wenyine nanjye. Uretse kubibwira mama wawe kubera iki koko? Dibiki nyine nibanga niyo mpamvu nta wundi muntu ushaka usibye njyewe nawe tubiziranye. Ndikubikije kugira ngo wumve ko ugomba kuribika nk'umugore wanjye twasezeranye. Sheri basi ngenda ibika ariko biragoye pe. Umva kandi kubera iki bigoye bite ko ari njye nawe nyine tubiziranye. Birava muri urugo bijya handi kubera. Nta kundi ngenda ibika. Mama buriya Karame. Nagushije cyane mu rugo. Numvishije ibintu umubyanteye kwamuka. Wumvishije iki se kandi? Ese mama buriya ubu ntimikubwira urabika ku mutima. Oya humura nta kintu navuga. Ntabwo uri bumvemo. Humura ntabwo nakuva mu mukuru urabizi. Mama buriya ihangane umugabo wanjye mu gitondo yagiye gukora ibikomeye atera amagi abiri. Yesu wabambwe we. Umugabo wawe amagi? Yego. Yanjye mbega ishyano wagushije. Tuzi ntabwo ari ibyo kuvuga ndibigira ibanga. Sinzabivuga. Priya nasi mama nzerekeza. Humura ihangane. Ndashaka kukugisha inama. Ubu nakora iki nabigenza nte? Yewe ibyo bintu ndumva ari indenze nanjye. Ibyo bintu birandenze ko umugabo yateye amagi. Nagahinda gusa. None se mama Priya hari aho waba warabyumvishije ko umugabo atera amagi nk'aho umugore koko? Mbere mbyumvise hano umugore nigeze numva ateye amagi. Ariko mama Mirimo ibintu bitekerejeho wasanga ari amarozi y'umuryango wanyu. Ukabije kubinyuruza ejo umugabo wanjye n'inkumba yateye cyangwa yateteje. Ariko mama Priya nk'umuntu w'inshuti yanjye
oya nuko ngeze oya haguruka ugende umvira ngaha haguruka ejo umugabo wanjye atazavana atera shwe jyana amarozi yanyu genda mwana we umugabo yateye amagi 3 mama mino amakuru se cyane neza shawaranyanze ntabwo nabikora nuko genda se nyine kumana ubaye mwiza kusa neza cyane we genda narabyishe maze ntiwavuga niba ko ntabwo herukaga ndibwo musa neza meruka no kuri pe amakuru y'abana se abana bameze neza nta kibazo n'umugabo arakomeye shananye ndabanye namba ndi mu turimo two mu rugo abana gutarabuka nyine nibihungire shanu ngo nyine kubaka munye shara rwo rurafuna mfa ufite amakuru reka amakuru ariko shane bwo nukurateye bwo tavuga se kandi nibikize urabona wa mudamu w'ishiti yanjye mama Niri mama ndamwikonde ndabasanganye cyagenze kukureba ariko ikibazo n'ibanga yambikije ariko urabizi ko ishiti yanjye ngomba kubikubwira reka nanjye ndarimira komera cyane wari uzi ko umugabo we ariko umubare usanzwe nakareka ndabizi ko turi tumaranye igihe barambwira ngo yawe nabuze urakoze cyane umugabo yagiye muri toilette arangije anywa amagi 3 reka kuvuga amagi ayo amagi 3 yose ni nkoko se njye muri ubu byaniye n'ubwoba yayiboneye se umuki 3 yose yayiboneye ishyano yagushishe yabigenze se byifashe mate umudamu urumva uri wagifata mute yahangayitse umva mu masaha 5 ashize umugore ari gupima niba 30 byonyine birumvikana shaka amagi 3 gusenga nuko musengera shaka tukamugira ku kuri pe ntaho ibanga ryo ntagira ikibazo ndarimira ngore urakoze cyane ndarimira bungure mama hira mukuru se Nimeza. meze neza mama numa. yewe sha twaraburanye Ukuri twaraburanye subwo kutabiri kinsura. ejo naciye iwawe niruka nkajya gufata umwana ku ishuri sha numva ndababaye ariko narasuhuje numva ntabwo uhari basanze abana Bwana nagiye ku isoko. Neke sha twaraburanye Ukuri twaraburanye. ameze utese abana se ko ntabwo bari bagiye Abana banjye hari ahantu bagiye gusura abantu. mfite n'amakuru mwana we Ufite amakuru? ndamo n'ukuri pe Ni ukuri kubera ntabwo nakuvamo. rwose amakuru ejo yaransuye amenya nkuru kandi niba yabikije ambwira ko nta muntu ugomba kubibwira ariko nicaye numva kubibika mu mutima ntabikubwiye reka ntabwo nari bubibashe senari bubibashe Sunyizera se? Uri inshuti yanjye rwose n'umugabo wanjye nubwo muvukira. Ntabwo nabimubwira pe. Ntabwo iryo banga narimena. noneho nimba ari ibyo reka nkubwire umva ishyano ryaraguye kananga ishobora ko yagiye muri tuwarete agiye gukora ibikomeye ateye iki arongera atera irya kabiri arongera atera irya gatatu amagi aya ane Rubanda barahaga. Amagi ane? ishyano ryacitse Uri n'umugabo? nta bagabo dufite abagabo bacu bose bari gutera amagi Feri wiwe neza. Niriwe rwose nta kibazo pe Meze neza. akazi ndagashoje neza ndaje ngeze mu rugo amahoro Ariko rero sheri hari umuntu waje kunsura. Hari umuntu waje kunsura. Ariko yansigiye umunabi. yakuhohoteye se kandi Oya, yaba ari no kumpohotera. yakugeza ate se Hari amakuru yampaye. Ariko ateye ubwoba. igihugu cyatewe Oya, ntabwo wapfuye nta muntu wapfuye. aba barabivuze ko abagore bagira amagambo ubwo ni ibyo ngibyo umpamagariye umbwira ngo ninyicare Oya sheri, ikibazo nimbikubwira rero mfite ikibazo cy'uko ushobora kujya kubivuga. Ntabwo wamvamo.
gusa ibyo ni ibiki navuga mu gihe cyose twabaniye tukaba tumaranye imyaka 20. Ni ibiki nabo njya kuvuga bindi? umva rero mama ntume yaje kunsura. Sinakuye ko ari amagambo y'abagore. Ntabwo ari amagambo yewe, njye njye nkubwira mbifitiye igihamya. Kananga ngo mu gitondo yagiye mu bwiherero, aho kugira ngo haze umwanda haza amagi. Ahubwo se ugira ngo nigire imwe gusa, haje amagi aya atanu yose. Akaba akiriho agenda atagenda, ahubwo we ntuzamvemo gusa. Kandi numvise ngo nuri mu bagabo binaho, wabona nawe ejo bundi yateye. Reka da shwi. Ariko se mucuti wanjye utera amagi iswa da kanigendere. Yenda wasanga ari n'abagore. Ntuzavuye ngo sinabikubwiye, abagabo binaho batera amagi se. Karibu Matata rero risamye wande rwose. Star Nkoro masimisi pe. Cyaturanye hoda. Se wabagahiye. Wabonye akazi wahinduriwe imirimo byagenze bite? Business ziri hanze. No gukora ugacyurwa nijoro. Ibibazo nanjye njya mbiko ntari genge n'umugore nawe akanambura neza nkakubita n'icyumweru cyose ndyama mu gitondo mbyuka saa 10 nge ntabwo njye mu Rwanda kuno kuganira nawe. Cyabahora niki? Ibibazo. Ariko se uri muzima? Jewe ndi muzima urakomeye. Sinjya ndwara n'ibicurane buriya nta n'ikintu na kimwe njya ndwara. Uko mbona gutya nta kintu na kimwe njya ndwara. Inkuru iri hanze aha ari incamugongo. Hari umuntu wapfuye muri quartier? Inkuru kwerekeye aya makuru awe. Njyewe Kananga. Kare. Ndaho ndurwere ndumwere ndi byose nta kintu na kimwe ndayaga nk'amata. Ko bivuga ko wasimbuye inkoko. Shanje byo wenda nuko nzinduka yarubika. Genda kare cyane by'ibyo nta n'impamvu yo kuvuga ngo ndashobora ko narasimbuye inkoko. Uzinduka ko bitabuze inkoko kunya mu nzu. Nta kindi waba wibagiye inkoko zaba zikora. Kunya mu nzu inkoko se zose burya zinya mu nzu aya. Aho uribeshye cyane. Inkoko baba bavuga ni ya nkoko izinduka. Nubwo ninjye wenyine baba bavuga ubwo ntaje. Siwiriguna n'ubitira bose. Ibyo nimba ari ibyo ngibyo ninjye baba bavuga ni cyo kuba nzinduka inama ikaritsa ari giye wa mbere da. Inkoko ntizinya mu nzu zose. Yego. Ariko n'abantu ntibatera. Matata rwose wigumya kunyuza kure wigisha iby'ikibungo mbwira rwose ikintu kikugenda ufite mu mutima wanze kumbwira. Mbwira rwose bive mu nzira. Kananga rero ndakumva rwose. Nuri inshuti yanjye magara cyane rwose. Ni gutumisha amabanga akomeye. Mata ntacyo nagwisha n'ukuri. Nakubwiza ukuri icyo mbabaje ikinshimishije byose ndabikubwira. Urabizi ko dusangira n'icupa. Ntacyo kinyuma. Nta kimwe. Ni gute rero? Ujya mu bwiherero. Ndakumva. Aho kugira ngo witume bisanzwe. Ugatera igi rya mbere. Ugatera igi rya kabiri. Irya gatatu rikaza. Irya kane n'irya gatanu. Bikidumburamo. Ntumbwire ntumenyeshe ndi inshuti yawe ubushuti bwanjye nawe bushingiye kuki? Nise Mata. Iyo nkuru wewe wayikuye koko. Wowe bikije ibanga niyo warimbwiye. Nabikije ibanga. Ngicyo mwezi bike no munde no gutumbura ngo po zirisoke. Mbwira. Ewe Matata rero ndumva cya kintu koko kirakomeye. Shaka mpamagare Matata tuvugane cyaraye kimpebye. Allo Matata.
bite sha yaraye unkwepye none se icyo utambwiye kandi twe twavuganye ko turi buze guhura handi ntacyo wakoze rero ko nanjye naraye nzisokoje nawe na wa mutipe aragura ndumva n'ubu ngubu umutwe uri murandya pe harimo ibihondesho ahubwo no gushaka ukuntu wandotora naho ubundi ndumva nta kigenda nta kabara gafite ni inkuru ariko iyo nkuru udashaka kuvuga ni inkuru nyabaki none reka uriko nkubaze Kananga bamufunze none se nawe atamufunze nicyo ntabwo ndi kubyumva ariko none se ari mu bitaro uri murancanga kwe none se nurimo ntari mu bitaro ni muzima ureko si icyo ndashaka kuvuga ni iki cyabaye kuri Kananga yafashe umwana w'abandi ku ngufu ubu ndabigenza gutera mbwira ibyo ugomba kumbwira cyangwa ubyibure ngo iki gutese none se umuntu atera amagi yarangiza akanaturaga yaturaze aturaga iki ya n'imishwi irimo iragenda yaturaza imishwi irayira yewe reka nze murebe twagendesheje pe